Ibintu by'uyu mwana w'umuhungu witwa Diez Dola bikomeje gucanga ndetse no gushyira benshi mu rujijo. Ngira ngo mwese murabizi ko rero mu mezi 5 ashize aribwo yashyize hanze indirimbo mwakunze muri benshi byatari. Binashoboka cyane ko iyi ndirimbo yise Extra Stamina ishobora kuzaza mu ndirimbo nziza cyane z'uyu mwaka rero 2026. Mu gihe byari bimeze bityo rero abantu benshi bavuga bati Diez Dola ari mu bihe bye, ni umuhanzi twiteze ko agiye gusohora indi ndirimbo y'umuriro. Rebo ya Black Wave yari sanzwe imureberera inyungu, yamaze gutangaza ko ngo yamuburiye irengero ndetse iyo muhamagaye nta kitaba telefone, ibijyanye n'akazi ngo umuhungu rwose asa n'uwabivuyemo. Umuyobozi kandi wa Black Wave ubundi uyu muhungu Rebo uyu muhungu yarasanzwe abarizwamo yatangaje ko ko atamuzitwa ni 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄𝐒 yatangije ko mu minsi bya cyane ishize ngo bagiranye ibibazo hari utuntu ngo batumvikanyeho byatumye uyu muhungu bisanga nk'imurakaje, none kuri ubu ngubu nta kitaba telefone ndetse nimwe mu mishinga irimo n'amakorabo y'abahanzi bakomeye bagomba gukorana n'abahanzi bakomeye hano mu Rwanda. Ngabo bahanzi rwose baza muri studio ariko hamagara uyu muhungu ngo aze bakore projet bakamubura. Nyuma yuko rero uwari manager we atangaje ibyo ngibyo, Diez Dola aza kuri Instagram ye atangaza ko ngo hari abantu bamaze igihe kinini bamukoresha bagakina n'impano ye, ariko ngo ntabwo yakomeza kurebera ibyo ngibyo, gusa ngo bagakina n'impano ye cyane ariko ngo ntabwo yashobora gukomeza kubirebera. Mu magambo rero uyu muhungu witwa Diez Dola yinjije kuri Instagram page ye yagiraga ati bara abahungu bakinnye n'impano yanjye igihe kirekire byatari, gusa ibyo bakoze birahagije. Ese mutekereza ko nzicara hariya nkareba muri bo mwangiza kariyeri yanjye ndebera? Oya rwose ntabwo ibyo bishoboka, nari ntuje gusa sinari impumyi, ibyabaga narabibonaga, ibyo mwakoraga byose narihanganaga, gusa si byari intege nke zanjye, impano yanjye, kariyeri yanjye ndimo ndetse n'igihe cyanjye nataye byose ndaza kubyisubiza. Ngaye nguko rero, gusa ikibazo cyo kwibaza ko Diez Dola ari mu bihe byiza byatari yasohoraga hit after hit, agakanya bigenze biti reka tubihanga amaso, gusa birabibyuya. Ngaye nguko rero byo ndi mideli sibyo gusa kandi kuko muri Dodos Electros waducuruza kandi tukanaranguza accessories za telefone, ducuruza kandi tukanaranguza ibikoresho by'abatekinisiye ba electronic. Watugana rero dukorera mu mujyi mu nyubako ya TCB, mwana duhamagara se cyangwa se mukatwandikira kuri 0788 20 60 64 cyangwa se 0788